na bya bintu birihutirwa. Uza umugore ubwira umugabo ngo ndinaniriwe, ariko se koko ubona ntananiwe, reba mvuye ku kazi nona. Umva mama, mu kazi kenshi ufite ujye uteganya n'akandi njoro. Kandi umva nkubwire mama, nimba hari abantu bananirwa ubamo, iminaniro y'abagore ndayizi, imvune mugira abamugabo nuko umushyuhiriza ayo mazi, ugategura iyo pantaro, amasogisi akabaraho, ubundi agakora mu mifuka akajya ku kazi. Ariko wowe akazi ukora, amazi yabuze n'umugore, gukoropa n'umugore, kuragira ihene n'umugore. Umva ufite akazi kenshi, ariko mu kazi ufite kenshi ujye utegura n'akandi njoro, ubike imbaraga zo gukora akandi njoro. Ntushake ko mbivuga mu mazina, mwasetse mwabimenye, ndabemera mwabimenye. Kandi uko ni ukuri, uko upanga imirimo ku manywa ugapanga iyo ugomba gukora, ujye umenye ko hari akandi kazi ninjoro kagize gute kakurindiriye, kugira ngo ubashe kuganduka muri byose nk'uko twasomye ijambo. Ariko nagira icyo akubwira uti wa ni ukuri iyo nkokora, uzibeshye ukubita umugabo inkokora mu buriri, n'upfa ukagira impanuka nuryinjiramo irarora. Kuko kudahindukirira umugabo mu buriri, kuba yakwaka ukamwima ari umugabo wawe, Imana ibifata nk'icyaha cy'ubwicanyi. Nimba utari ubizi ubimenye. Hanyuma rwose pe, kumwima biriya bintu, uba uri umugome, uba uri mubi, ushobora no gutwara ibiryo byawe ukajyana imvange zawe, ukajyana ifiriti n'inyama. Ariko biriya bintu ujye umubabarira, kandi ubundi urinda umubabarira. Yakuzaniye iki? Ko ari nayo yayo, ubundi wari uzi kuri kujyayo. Oya tuvugisha ukuri, ajya gutangaho ziriya note, ayo yagukoye ntuyazi? Imbaraga yatanze akoresha ubukwe, uzi amasengesho yagusengeye akamara imyaka 30, ariko kwaka Imana ikamwumva ikamuguha. Waje kumara iki? Undi sura by'Imana ngo uzabijyane, uzajya kubicuruza? Nicyo mbakundira, muhise mwigeranya n'inyinshi. Uzi umugabo winjira gutuka, akinjira kubwira nabi, akinjira adasuhuje, bagera mu buratumhereza Yesu we. Atari imbaraga uwo mugabo wamuhindukirira, ni kumpera imbaraga. Ariko nawe nutamuhindukira